ko hariho n'abanamurota yanaza igikorwa cy'imibonano kikaba kikanarangira nkuko kirangira. Ushobora kuba ari n'umugabo n'umugore amuryamye iruhande rwe. So rero icyambere Satani yambara abadayimoni bambara wa mubiri wa muntu uzi kugira ngo biborohere kugufatisha. Ukibwira ngo yo ni sheri wanjye twakundanaga ariko ntabwo ari we, kuko ibyo bintu mukoze usuwe ninjoro, ahubwo hita wihuta wirukane umenye ngo hari dayimoni. Umva Satani ari muri operasiyo zo kunshyira hasi. Ugahamagara umuntu gusengera usobanukiwe, ugasenga wirukana imbaraga z'abarozi n'abagambanye ku buzima bwawe. Yego. Akazi ukora kagahagararaho kagasengera mu buryo bukomeye, kandi wamara kubirota ukagira n'ibanga ryo kubicecekamo. Guceceka mu kazi cyangwa mu bantu ahantu hose, kwirinda ikintu mu rwe tuvuti ni igihe cyo kugira gute guceceka. Ngo bari bashonje ngo bajya gusora imboga ngo bateke bashyiremo nkono ivuga no gutogota mu yandi magambo. Ngo ari kumwe muri bo arasohoka. Please iri jambo cyangwa ntabwo uri kuryumva? Ndagukurikiye. Umwe muki muri bo ntabwo ari uvuye hanze, muri bo umwe muri bo, muri baba shooting baba video makers b'abantu bose bavuga abaririmbyi, umwe muri barasohoka asoroma umutanga wivine ngo awukekera ku mwenda we, araza asuka mu nkono ivuga, araje ajya gutera ikorasi n'abandi azi icyo yakoze. Umwe muri bo ntabwo yagiye gusoromana n'abandi imboga, ahubwo yacunze inkono iri gutogota. Ubundi iyi nkono yatogose mushumba, abana bari mu rugo cyangwa natwe twese ubuvuga uti uko biri kose turariye. Abantu barashonje, ariko undi umwe muri bo uzi igihe inkono yagiriyeho, uzi inshuti uzaba muganira, iyo wumvise iri gutogota amerwa ubutangira kuvuga uti azo musenga nazo mukora nazo ibyo ukora. Umwe muri barasohoka aragenda ngare ku mwenda sha, afata imitanga ayikeka aza yiruka asuka mu nkono batareba, arangije yisura muri korari, yisura mu murimo, yisura ndani. Abo nyine bica venire z'umuntu, bica ikintu cyo gusanga reputation barimo barayangiza. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, ntabwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akangira amateka, ubuzima bugahinduka. Ndagusuje kandi ndagushimiye nguha ikaze wowe ukurikiye Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Tukomeje kubashimira mwebwe mwese mudukunda kandi mukurikira ibiganiro mugezwaho na Reverend Ntambabazi Jean Baptiste. Turabashimira cyane wewe wakoze subscribe, Imana igiguha umugisha. Nawe nimbuje hano ari ubwa mbere cyangwa uri umushyitsi, ntugende utakoze kuri ako kabuto ka subscribe. Ni inkunga buteye umurimo w'Imana, natwe bidutera courage zo gukomeza gusenga kandi tukabona ibyiza by'ijuru. Rero nta kindi kitubesheje hano ni ukugira ngo ubuzima bw'abera, abantu b'Imana babeho neza kandi bari mu buzima butekanye. Mu cyumweru gishize tumaze iminsi tureba ku bintu by'inzozi, tuvuga ukuntu umushumba yatweretse uburyo inzozi warota zerekana ko uri mu bukene cyangwa ubukene bukugarije. Turongera twiga ukuntu hari inzozi zikumenyesha ko ugiye gusohoka mu gihe cy'ubukene. Turongera tureba inzozi zishobora kukwereka ko mu buzima bwawe hari ibintu bitagenda neza mu bukene. Rero uyu munsi turagarutse, mfite ikibazo nshaka kukubaza mushumba, nanaguha ikaze. Umeze neza? Urakoze cyane.
urakoze cyane, Imana iguha umugisha, data twese akugire neza, gerera koze kumpa karibu. Ndagushuje nanjye shuje n'abantu bose badukunda badukurikirana aho baherereye hose, Imana ibaha umugisha. Yego. Hari abantu nagiye nakira inbox bakavuga bati biriya biganiro umushumba tugezaho ni umwuka w'Imana ubwawo uba wadusanze, kuko ni ibiganiro by'ubwenge utasanga ahandi. Wenda ninjye ubivuze, we ntiwabivuga, ariko mu ma message nagiye nakira ni ibintu byafashije imitima y'abantu mushumba. Imana ishimwe cyane. Yego. N'ubu turagarutse rero ngo haye ikaze, nagira ngo nkubaze bimwe mu bintu abantu bakomeje kwibaza bavuga bati nugira amahirwe mukongera mugahura uzamutubarize iki kintu. Ko yatubwiye ku nzozi zerekana umuntu uri mu gihe cy'ubukene, kuri yatubwiye inzozi zerekana ko umuntu yenda gusohoka mu gihe cy'ubukene. None ni ibihe bimenyetso, ni izihe nzozi? Urabona umuntu iyo ashaka gutera imbere hari ukuntu yibona, hari ibyo aba ari gukora, ariko ni izihe nzozi umuntu agira akabona ko mu buzima bwe harimo abatekinisi cyangwa abashimisite nk'uko abenshi bakunze kubyita, cyangwa mu buzima bwe harimo abarozi, uragera n'abagome n'abagambanyi bwinjiriwe n'abarozi. ngo haye ikaze udusengera mushumba. Turagushimiye data twese waraho, Mana y'ibyiringiro, Mana y'amahoro, Mana igibana natwe muri byose, kandi Mana y'imbaraga, wowe gitangaza, wowe usungwa n'amahanga, kandi wakugiye wese ujye neza. Ngaho tanga umugisha kuri bose ahantu hose mu nzira zose, ari ngende mwamuduha imbaraga zo kumenya no gusobanukirwa, kandi nta wasobanura atabihawe nawe. Ukomeze utwambika imbaraga zo gutsinda n'urugamba kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Urakoze cyane. Mbere na mbere nagira ngo nongere mbwire abakurikiye Ubumwe bw'Abera Ministries yuko kurota ni imvugo y'Imana, ariko ibihishiwe nyir'ukuyirota. Ubwo ni ubusobanuro bw'inzozi bwayo. Kuko umuntu ashobora kurota turi kumwe ariko wowe ntubimenye. Cya kabiri, ntabwo abantu bose bahawe gusobanura inzozi, nubwo abantu bose bahawe kuzirota. Icyo kintu abantu bakimenye bakiteho. Niyo mpamvu usanga akeka ngo ibi n'ibi. Kandi ikindi, nta muntu n'umwe utarota waremwe n'Imana, n'umwe udasenga, n'umwe utubaha Imana, n'abapfumu, n'abo mwita abapagani yenda mutazi, kandi ari nabo bantu baha Imana. Babandi bose ubona ntawe utarota, ab'umwana, ab'umukuru, ab'umuntu ushaje, yaba na babandi yewe bakorera n'ibyaha, uko burya twese turi abantu baremwe n'Imana. So itandukaniro ni ukumenya gusobanukirwa no kumva icyo Imana ivuga ku nzozi. So nuvuga ngo inzozi egara ubuhanuzi budahisha, marigire gusa ko ushobora kubura umuntu ugusobanurira icyo kintu, kuko abantu bose ntago babihawe pe. Hariyo kurota n'impano ya buri wese, ariko gusobanura no gusobanukirwa no kumenya ibirere by'ibyo bintu no kumubwira ngo wakora gutya wagira gutya, ntabwo ari ibya bose. So rero ku Bumwe bw'Abera Ministries icyo cyo ni ikintu cyumvikana. Tuzakomeza kubafasha, atari uko ariko dufite ubushobozi, ahubwo n'Imana itanga bwa buryo n'ubushobozi n'ubuhanga. Kuko ngo uwirata kwazi nta kintu abazi, ariko uciriwe bugufi Imana yagutabara. So rero kugira ngo umenye ko ubuzima bwawe bwinjiriwe, iyo tuvuga abarozi, hari igihe abantu bibwira ko ari wa muntu ucuragura, wa muntu uhinga, wa muntu ukora ibintu, wa wundi ugaburira abantu uburozi. Ariko please, umuntu wese winjira mu buzima bwawe agambiriye kubwangiza, kukugirira nabi, kuguhombya, kukwicira abana, kutasama, kutabyara, wabyara bakabasinzi, wa muntu buri gihe ufata ubuzima bwawe akabuhindura uko ashaka, abijyanije n'ishyari cyangwa umutima cyangwa urwango cyangwa ikindi kintu cyose kibi, ariko agambiriye kwangiza bwa buzima bwawe. So the witchcraft bashobora kuba bati ni abarozi bamwe bacuragura, ariko no, ashobora kuba adacuragura ariko ari umurozi muri ofisi yawe. Sinima umuntu afata izina rya akaryanduza, akaguteranya n'abavandimwe, akaguteranya na bosi, akagusibira amayira yo kubaho, agafunga umugati wagatunze abana, uwo ntabwo ari umurozi n'umwicanyi bishoreranye. Buri yuko burya ikintu cyitwa daimoni wo guhora adatandukana n'uwinyatsi, ni nako burya n'umurozi ntataniye n'umwicanyi. Nashobora kutakwica ngo bagushyire mu mva bagushyingure, ariko akakwicira amarangamutima, akakwicira hazaza, akakwicira icyizere,
akangiza isura yawe. Nk'umuntu ukwirukanisha mu kazi azi ko uhagarariye famiye, azi ko uzishyura minerivare y'umwana, azi ko yego ukeneye kubaho, abantu bose they depend on you, akarara adasinziriye buriya ati ntakatere imbere, nzamukoma hasi. Nuvuga ngo buriya tuvuge umuntu uzi ko abantu bemera bagategera ubugome, gutegera ubugome cyangwa ubugambanyi, akemera agafata tike ye akakujyana muri hoteli cyangwa ahantu muri resitora, akemera agashyiraho ibyo kurya n'ibyo kunywa ngo ariko kugira ngo agambane agukuze mu kazi. Icyo twita gutegera ubugome. Abantu ni abagome. Cyangwa agafata n'amayinite, agafata umwanya na tayimu ye yo kwangiza amarangamutima y'umuntu, isura y'umuntu, ibitekerezo by'umuntu, n'ikintu icyo ari cyo cyose cyari kuzagira neza umuntu akamaro. Uwo rero ni umwicanyi. Reka tujya tunabibona hano kuri izi mbuga turiho, umuntu akabona nyine hari icyo uri gukora, hari imitima y'abantu uri guhembura, abantu bari kugukurikira bikamutera ishyari. Ni urugero wenda yabona ati umushumba ari gusobanura inzozi, ni ngewe wazisobanuraga, reka nicare nkore ikiganiro musebye. Ni urugero nari ntanze. Ibyo uri kuvuga niko kuri, urumva afashe wa mwanya. Ariko mwibuke ibintu twigeze kuganira mu cyumweru cyashize, ngo ikintu gituma abantu bakwanga, yego, ngo nuko bagusenya ariko ukaho gakundwa. Cyo bita kuri umuntu ukunzwe, likeable, bakagudestroying ariko after abantu barakukunda, ubwo bikarushaho kuba uri umuntu ukunzwe ntazabigeraho. So rero tuvuga abarozi, please, the witchcraft ntabwo ari wa muntu ucuragura, wa muntu uzana ngo gutamike, ntabwo ari wa muntu uvanga ibyatsi. Oya, se nawe ujya kwahira n'uduhu n'utuntu batera kire. Banza unyumve neza umurozi. Ni umuntu wese uhagarara akica amarangamutima, ibitekerezo, akakwimukanisha ku kazi, akakwimisha. Wajya urabona umaze igihe utegereje umugabo uje kurambagiza ati ntumutware, nyina yari umurozi kandi we ntabwo agusanganye. Ba bantu bazana amakuru ya kera kugira ngo bakwicire bwa bukwe, bakwicire bwa buzima. Muri make ntutere intambwe, uhora uri munsi y'ibirenge byabo. Abo nizo za witchcraft, abo nibo barozi bo mu rwego rutandukanye. Niho dushaka gusobanura ngo niki kikwereka kabo bantu bari mu buzima bwawe. Sinzi niba ibyo ushaka gusobanura amaze kubyumva. Nabyumvise. Ntabatajya ngo n'undi uzavanga imiti ngo kunyweshe no. Wowe ni umurozi, ariko abarozi bari mu buryo butandukanye. Tekereza ko no kwisha ugapfa nyine urapfuye, hazasigara impfubyi. Ariko ibaza umuntu kwica uhagaze, kagukuza ku kazi nta makosa, akemera akagambana, agatanga ibyo atunze kugira akurangize, akanezezwa nuko uhora mu yamara kugeza amageragere, agahamagara ati misiyo turayishimye dusangire, bakishimira intsinzi yo kuguhemukira. Ati wa muntu yavuye mu nzira. Wowe ukagenda ukarya uburoko cyangwa se ugasonza ugakena, abana bakicwa n'inzara. Abantu bagahura gusangirira ibyishimo kubwo kukubabaza. Nguyu umurozi, nyamurozi sasi. Uwo ni wewe. Uyu we niba hariho umurozi mubi n'uwo. Undercover witchcraft, umurozi utabona, utaraho, kandi ugasanga wari uzi ko babisoza, bakicara bati ngwino duhure, ikibazo twagikemuye, ngo diru yarangiye. Ubwo diru yari wowe. Si kontineri akuye mu Bushinwa, si kontineri akuye Tanzania, sagasamba guze, sagafuka k'isukari akuzaniye, sakamodoka akodesheje, ahubwo ni ukurangiza umuntu gusa. Wakibwira we yuko we ashobora kuba ari marayika cyangwa batamba mu nk'uwo wambaye. Yego. So ngira ngo nshaka gusobanura nzi babyumvise rero. So rero ikintu cyo kigaragaza ko abantu bari mu buzima bwawe bari abarozi bakomeye. Icyambere nightmare n'ubango kurota umugabo wa ninjoro cyangwa umugore wa ninjoro. Ahantu be maso tukiganire. Cyo twita kurara usambana ninjoro. Muri twavuze mu kinyabupfura. Nightmare n'ubango ni wa muntu cyangwa ashaka kuba ari umugore cyangwa ari umugabo, kurota usambana ninjoro. Kurota ufite umushyitsi wa ninjoro, yaba umugore cyangwa yaba umugabo, it depend. Icyo ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko abarozi bari muri activity kabisa. Ntibasinzira, ntibaryama, ntibahunikira, icyo bashaka no kugushyira hasi. Ukibona izo nzozi rero uhita umenya ngo natatswe kabaye.
aha ndagira ngo nguhe umwanya tukoreho debate yego nishaka tubigire part 1 part 3 part 4 ndumva haraza kuzamo nk'ibice wenda bibiri kugira ngo bize kimwe na bitatu byanashoboka ko urumva abantu bakeneye gusobanukirwa cyane aho kugira ngo tugire ikintu dutaruka twihuta tuvuga ariko nka kintu umugore wa nijoro no kubera ikintu kibazo urumva yego hariho ibyo naringiye kukubaza yego ku mugore wa nijoro ubwo ni bitewe n'uwo uri we ntabwo niba uri umugabo cyangwa uri umugore bitewe kubera iki ni ukuvuga ngo ubundi twabwiye ko inzozi zikubwira ibyenda kubaho aho uza kuyitondera noneho kuba uri umupfakazi ukarota umugabo yagusuye mu nzozi yego mukakora imibonano mpuzabitsina yego bitandukanye n'umusore n'umukobwa noneho binatandukanye ayo ndashaka kugira ngo ubanze ubyumve hariho n'unarota asambana na papa we cyangwa asambana na mama we urumva biratandukanye hariho n'urota umugore asambana n'umugore mugenzi we cyangwa n'umugabo asambana n'umugabo mugenzi we cyangwa asambanya umwana we ibyo niyo nashatse ko tubivugaho detaye ku kintu cyose kugira ngo umuntu atihuta atamenye icyo bishatse gusobanura yego mushumba reka dutangirire hano hari uwubatse afite urugo afite n'umugabo we hari n'umusore cyangwa se inkumi ntabwo arashaka hari ushobora kuvuga ati kuba narose umuntu runaka ndi umusore cyangwa inkumi byo bishobora kumvikana ashobora kugira ngo ni ya marangamutima cyangwa ni kwa gutekereza gute turagira ngo tubihuze tubisobanukirwe neza first of all irya sura uruzi ije gusambana nawe ntabwo ari urya muntu ni abadayimoni bambara isura y'uryo muntu bakaza nabyumvise niyo mpamvu kuvuga ngo ni umusore ngo wera ari n'iki hari ushobora kubyibaza akavuga ati wenda ngende umusore nanamurose nshobora kuba narose umukunzi wanjye wari uzi neza ko hariho n'abanamurota yanaza igikorwa cy'imibonano kikaba kikanarangira nk'uko kirangira ushobora kuba ari n'umugabo n'umugore amuryamye iruhande rwe so rero icyambere satani yambara abadayimoni bambara wa mubiri wa wa muntu uzi kugira ngo biborohere kugufatisha ukibwira ngo yo ni sheri wanjye twakundanaga ariko ntabwo ari we kuko ibyo bintu mukoze usuwe nijoro ahubwo hita wihuta wirukane umenye ngo hari dayimoni umva satani ari muri operasiyo zo kunshyira hasi urimo urabyumva abanza bagasobanukirwe yaba ari umupfakazi yaba ari umugabo wibana yaba ari umusore ari umukobwa iryo asuriza kuryamana nawe ntabwo ariyo ntabwo ari wa wundi iriya ni dayimoni ahubwo yambaye wa mubiri wa wa muntu navuga ngo umusore birashoboka n'umukobwa birashoboka ariko hari n'umugabo n'umugore ibyo gikorwa mu nzozi kiba kandi kikarangira kandi ari kumwe n'uwe aramuryamye n'iruhande kandi hakaza isura y'undi muntu iyo ni in general nuvuga ngo urakurikiwe ariko iyo urose ubona umugabo we wapfuye cyangwa umugore wapfuye yagusuye mu ijoro yagusuye mu ijoro mukaganira mukanaryamana hejuru aho ngaho hita umenya ngo abadayimoni satani abarozi bari muri operasiyo ubuzima bwanjye barawugerereye kandi umenye ngo ubwo muri babarozi harimo babandi twavuze haruguru abagambanyi ikindi kiba kino ari cyo gihe ari umugabo w'umuntu aho ushaka gusobanura yari umugabo mwashakanye babisobanura ngo hari karande wo mu muryango abadayimoni bari kwinjiramo kugira ngo baguhitane bitanatinze byanga byakunda udasenze mu rugo urupfuye turubona uwo mwanya ushaka kuba impanuka aksida iremereye yitwa aksida mortelle yo gutuma umuntu yikozinga death abura ubuzima ariko ntapfa ariko ugasanga n'ubundi ntacyo azigera agera mu buzima azaba amugaye ari aho ngaho kubera ko yakoze impanuka iremereye ubwo aho ngaho niyo warose umugabo cyangwa umugore wapfuye wawe ariko batakiriho yesu urabyumva ndakumva noneho kurota usambana n'umubyeyi wakubyaye abo umugore abo umugabo biravuze ngo n'ubundi nta kintu basha kugeraho satani arimo aroperatinga ariko aciye muri za famiye z'iwanyu yego kugira ngo utagira ikintu basha kubona noneho kurota usambana n'uwo muhuje igitsina mu nzozi noneho icyo gihe
dayimoni akaza. Biravuze ngo ufite umwaku, nta kintu wakora ngo cyemere, ntaho wagana ngo hemere, kandi noneho bigukoreye ni inshuti magara iri hafi yawe utaruzi. Ariyo yasura uri kubona cyangwa ntabwo ari izaburi. We Satani agomba kuzana uwo mwuzura, ariko aguhisha undi utaruzi. Aguhisha umwanzi akakwereka isura y'umuntu uti nta kibazo. Hari n'umugore uvuga ati yo, ati ndashima Imana umugabo wanjye yansuye disi nijoro twaganiriye ndishima. Wapi? Ntabwo ari umugabo wagusuye. Kuko kuzimu nta nama nta migambi. Iyo tumaze gupfa filimi yizingira hahandi. Ngira ngo urabyumvise. Rero basore, bakobwa, bagabo mu nkurikiye, bagore mu nkurikiye, ni urota uryamanye n'umugabo cyangwa n'umugore nijoro, jya umenya ngo umurozi ari mu kazi kandi katari kure. Ntabwo ari mu yindi ntara, ntabwo ari mu wundi murenge, ntabwo ari mu wundi mu kandi kagari, ntabwo ari mu rundi rugo, nta nubwo ari mu kindi cyumba, ahubwo ari aho uri. Igisigaye ni ukurundurira hasi. Icyo gihe rero uhita uhaguruka ugahamagara umuntu gusengera usobanukiwe, ugasenga wirukana imbaraga z'abarozi n'abagambanye ku buzima bwawe. Akazi ukora ukagahagararaho, kagasengera mu buryo bukomeye, kandi wamara kubirota ukagira n'ibanga ryo kubicecekamo. Guceceka mu kazi cyangwa mu bantu ahantu hose, kwirinda ikintu mu rwego tuvuti ni igihe cyo kugira gute guceceka tu. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, OK? Ese dusangira icyayi? No, nta mwanya mfite. Ese ku mugoroba uraza kuboneka? Yo, ndahuze. None se mu kazi ni muri pause tujye gusana, ntabwo bewe ugasanga umwanya abantu bose ukabima umwanya, cyane cyane umwanya wo gupfusha ubusa, utari umwanya wa activity. Kindi niba ari umukozi wa leta cyangwa ukorera abantu, ihutire gukora raporo z'akazi, gutunganya ibintu, kuko bazagushakira gatego gahuye n'ikosa wakoze muri ako kazi. That's why umuntu agomba kuba ari maso no kwitegereza. Niba tuvuge nk'urugero turimo dukorana, hakaba hari umurozi wifuza ko nkuvira mu buzima cyangwa umvira mu buzima, kaduteranye, icyo gihe nawe iyo umaze kubirota ukabona ko ari uwaje ako kantu, menya n'ubwira ngo turahura saa 3, ubwo ni saa 3 kintu kuri raporo. Noneho wa murozi ibyo yavuze bagiye gufata imyanzuro, bateko turamuhora iki ko turuza arimo akora, aburaho ahera. Naho kumbi agiye gutwara muri hoteli cyangwa gutwaye ahantu, ahita sendinga message ati muri office yasohotsemo, baje basange wasohotse mu masaha y'iki y'akazi, kuko untibatekereje mu mutima. Ntabwo uri kunyumvisha kuvuga buri kuko burikiye buri ngo ko ari umurozi we, ntabwo ari bugubu gusinziriza, ariko ategereje ya space umuha ntoya, agahita avuga ati dore mwabonye murebe ntahari, agahita gushyira hanze kubimenyetso. Noneho ati bagahita baka raporo, cyangwa se ati anagira ngo mbarize iyi raporo iyi ni ikumbazeho mwicaranye, kuko shobuja ntiyitayeho wicara imara areba kakazi kawe, yanareba yanagutwara muri modoka ye akagira ibyuma yica agaparika kugira ngo ukererwe bahite bakwirukana. Ibyo byose ni amakenga. Iyo umaze kurota umugabo wa ninjoro mu byo ukora, mu bucuruzi uritonda, ahantu hose ukitonda, ikintu cyose ukitonda, kandi ukakireba carefully, ugatuza. Buriya mu mbaraga zo kubasha gutsinda imbaraga z'abarozi ni ugufata igihe cyawe cyo guceceka no gutuza, no kugira amakenga ku kintu cyose umuntu yagushyira imbere, yakudepozaho imbere. Sinzi niba unyumvise hariya. Ndagukurikiye cyane. Arangiza ugasenga Imana kandi utecetse, kandi ikindi ugomba kwirinda kumwereka ko wamenye ko ibyo bintu birimo bikorwa, kuko nuramuka umweretse ko ibyo arimo akora wabibonye, arahindura strategy, kandi nayihindura irakugora. Ko buriya nkubwire muvandimwe Jerry, plan A cyangwa plan 1 cyangwa plan ya mbere ishobora gufailinga, ariko plan B ntigifailinga. Izari simusiga kubera ko wowe uruhangana na plan A yiwe, kumbe umuhungu yashyizeho plan B, yaguhisha indi karita. Yayibusha ati ku mundi se n'ikindi ndwana nawe, icyambere akunda icyayi, akunda ikawa, rikamutware mu cyererezi, ati ariko kanaka kari muri biro kazi ko boss aje yenda zina raporo ziri bukenerwa, baza bakayibona. Hari n'abajya muri machine bakadiritinga kuko yamenye password nyine ukoresha, atayimenye se ntiyakurebaga. Hari n'ushobora nkubwire ko ari naho utanga raporo, ngiye umuntu ndamuzi turanaziranye ariko nta nushaka kumuvuga, ati yanjye nabuze aho nayijugunye,
kandi arayifite agira ngo arebe ko iyo amuhaye isa n'iyi niyambe kuri guvunika se kopi ni ngombwa no fatora gira amakenga kuba warose usambana ninjoro cyangwa bagukorakoraho bagusoma please gira amakenga buri ntambwe yawe yose uteye mu buzima ibi ifite kwitegereza no kureba geste zose imbere yawe ziko nkanguye ndakukanguye n'abandi nibakanguke babyumve niyo mpamvu navuze ngo kubihurutura ntabwo umuntu yamenya uko agenda twanafata n'umwanya kino cyumweru tukacyita imbaraga z'abarozi ko icyo dushaka ni ikintu ko abantu bamenya bino bintu kuko hari igihe tuganira tugasirivora tugaca ku kintu twihuta umuntu agira gutya aguruka ariko ntujye dipu y'ibi bintu igihe cyose rero urota noneho kuba urota uri musambana n'uwo wibyariye oh my god ni ukuvuga ngo mu rugo rwawe no mu muryango hagiye kuvuka ikibazo mwami Imana ishobora byose reka nguhe akagero gatoya yego se ko uyu munsi bitakiba kubera ko abantu barasirimutse bambika abana za pampa ariko akana gato tubavuga mu mvugo yayo sinyandagazi ugatereka kunyarira mu gihe cya kera hari umuntu winubaga inka ari z'umwana mutoya ngo ni umugisha ngo ni ibyiza ngo abakwifurije nimba uri umusore ngo abakwifurije kubona umugore icyakubwira ko kuba umwana yakwihagarikaho bivuze umwuka w'igisuzuguro none se nkubaze uwo ugarutse akongera akakunyaraho kuri wa mwenda dejuru haba habumura hate urumva nyine ni umwuka mubi nyine w'inkari yahahumura nabi reka tujye gutyo ntabundi mbaravuga kunuka simbikunda ariko ndanabivuze ariko ubuhumura ukuntu kudasanzwe hamwe umubyeyi anyuraho ngo mureke umubyeyi ahite burya si uko haba kunze ko umubyeyi ahita ahubwo impumuro yawo deri ufite niyo ngiyo so ni ukuvuga ngo niyo mpamvu ijambo ry'Imana muri Zaburi 137 ku murongo w'8 hafi kiri 9 haravuga ngo hahirwa uzafata abana be Babuloni akabakubita ku rutare twaha duto tunuka twinkari turaho kandi urutare yari Kristo ntago ari kwica abana Babuloni bwo kumenya ibyo bintu so ngo umwana yakunyariye uko bigenda uterura wa mwana umuntu kuzamuka ati means muri famille mu rugo rwawe hari kigiye kuvumbukamo kizaba ikindi kibazo kandi urupfu ruze kuboneka so abantu bagasanga abantu ntago bahabonye no kuvuga ngo rero buri gihe kurota usamanye please be careful menya guhisha ibintu byawe niba ari umuntu muhuje igitsina menya ngo ni inshuti magara yawe yego noneho kandi ikindi nubona neza kusambana n'ababyeyi ni karande n'imivumo itazashira ku buzima bwawe ibi rero ni imwe mu nzozi zerekana ko umwanzi akuri inyuma akuri mu buzima bwawe nta nubwo ari nakuri narabisobanura nta nubwo ari no mu cyumba ahubwo yamaze kugera kuri we yamaze kumenya inshuti zawe imbaraga zawe aho kuri ubushobozi mbega igisigaye ni ukurangiza hagasohoka urwandiko rukwirukanisha cyambere yamenye weakness yawe yamenye ahantu uri kote faible utafite imbaraga yamenye aho yagushobora ati kanaka ibindi ashaka nta gishoboye yarangiza ati ngo nkore bidashoboye kuri machine ati do sigese mukorera raporo ntiyamugoye ugasanga uragendana ikimwaro gituma wa muntu yica destination yawe ibi turabivuga neza nk'ijambo ry'Imana tukabibona uziko harimo abantu twagiye dufasha ama projet atandukanye bakatwima credit bikitirirwa bo twigeze kubivuga wigeze kubitubwira mu biganiro twakoze yes umuntu akiyitirira ibikorwa byawe bikamuteza imbere akaba ari we baha amashyi ari we baha credit we wicaye hariya ari we wakoze report ari we wakoze editing ari we wakoze imbaraga zawe zose wazikizemo warawudasinziriye warayutekereza yaratare kubundi nzabigenza guteye umuntu mushyire ko rero niyo tuvuga abarozi n'abagambanyi n'abantu babi ntabwo tuba tuvuga wa muntu uvanga imiti wahira ibyatsi no naba bantu bakwinjirira bakaguseserera so rero iyo urose
usambana ninjoro nubwo utahuza sexe yagusoma mwana avugana ariko aza mu isura y'uwo wakundaga y'uwo watekerezaga ukibwira ngo wahuye n'inshuti ntabwo ari uko umuntu amitinga n'abapfuye ntabwo byemewe kuzimu nta nama nta kumenya ngiyo rero impamvu ya mbere igaragaza mu nzozi yuko umwanzi yamaze kwinjirira domene zawe zose ushobora no gutiza ukambwira uti pastor nigeze kubona umuntu abikorera umuntu ndababara mu mutima wanjye pe yego niba ari ikintu cyambabaje irete hari muri 2021 baze gutiza umuntu kamera yego ukamwima akantu kamera yicaraho ukamuha tripod agahimano ukamuha kamera ukamuha lens warangiza ukamwima harya mukitanga iki bakita shu ako gashuka kamwima kandi niko kamera iri buze guhagararaho ukabasha kugira guhagarara ukabasha gukora amashusho neza ako kantu hari umuntu wakwibagirwa none se aguhaye amaguru tripod uri wihiterekeho utanagafite ntacyo byaba bimaze wayitwara mu ntoki kandi ugiye kuyiparika kandi ari uko bimeze urumva uwo muntu yabikoze atabishaka agira ngo wice tike yawe isaha yo kugenda twakoherereza ibintu isaha yo kujya gushutinga ikurengeho wa muntu ati wa muntu ntagira gahunda ifoko mwihorera deja bikoza abizi ko agashu ntiyakabuza ubuzima arabwangije na kariyeri yawe bagufashe nkaho nk'utagira ukuri utari na seriye mu by'ukora akwimye batiri mbega cyakaguha izashi ziri down utuntu duto ariko duto kagira ngo ariko turimo tukusenyera kariyeri credibility kirimo tukwambura icyo nakwita uburyo abantu bari kuba ari credible abantu bakubaha abantu bakwapreciate none ugatangira ugasa nko ugenda utakarizwa icyizere rimwe na rimwe kandi ugasanga n'utuntu dufatika atari umuntu umugabo nkawe ni gutebagirwa battery kuzicaginga umuntu umugabo nkawe ni gute uzitabifite no kameme atukuriye ubusa ariko ntago wakuriye ubusa ahubwo hari daimoni hafa cyangwa uri mu seriye hakubundi ngo utagiye waseriye nyamara uri seriye uhageze on time uhageze ku gihe bashaka uje gukora icyo bashaka ariko Rokevode hari ijambo shaka kubwira ngo nuko ni mu bami ba mbere bicafa aho ngaho bine gucyuzamuka gato cyangwa bine bitana aho ngaho ntabwo naharebye cyane ngo nuko abana b'abahanuzi babwira umuntu witwa ubundi babita abana b'abahanuzi ntabwo bari impinja no biga guhanura babwira twese atanu turi ni hato ati ngo bari bashonje ngo bajya gusora imboga ngo bateke bashyiremo nkono ivuga no gutogota mu yandi magambo ngo ari kumwe muri bo amwe muri bo arasohoka please iri jambo cyangwa ntabwo uri kuryumva ndagukurikiye umwe muki muri bo ntabwo ari uvuye hanze muri bo umwe muri bo muri baba shooting baba video makers abantu bose baba fast bavuga abaririmbyi umwe muri barasohoka asoro mu mutanga wivine ngo awukekera ku mwenda we araza asuka mu nkono ivuga aje ajya gutera ikorasi n'abandi azi icyo yakoze umwe muri bo ntabwo yagiye gusoromana n'abandi mboga ahubwo yacunze inkono iri gutogota ubundi iyi nkono yatogose mushumba abana bari mu rugo cyangwa natwe twese ubuvuga uti uko biri kose turariye abantu barashonje ariko undi umwe muri bo uzi igihe inkono yagiriyeho uzi inshuti uza bamuganira iyo wumvise iri gutogota amerwa ubutangiye kuvuga uti azo musenga nazo mukora nazi ibyo ukora umwe muri arasohoka aragenda ngare ku mwenda sha afata imitanga ayikeka yiruka asuka mu nkono batareba arangije yisura muri korali yisura mu murimo yisura ndani abo nyine bica venire z'umuntu bica ikintu cyo gusanga reputation barimo barayangiza ngo bagiye kwarura nawe yaje mu barya abo ngaho cyane agomba kuza bati turapfuye birarura tizana twumve oya cyagenze gute barigira banyoni nyinshi byanze bigira nyoni wabuze iki batariko wambwe none haje ngo ariko ngo icyari cyiza ngo yarahari umukozi w'Imana
arabwira ati nimushaka gafu mujugunyemo. Yagiye kureka umutanga ariko asiga igikiza mu nzu. Niyo mpamvu mu nzozi nk'izi ibikurwanya biva hanze ariko ibikiza bikomoka muri wowe imbere. So rero niho nshaka yego sinzi niba iminota nightmare nuvuga ngo wa muntu uri buze kugusanga mu ijoro gasambana n'icyo bisobanura n'umwanzi wa bugufi ariko agambiriye kuba bigaragara ko umwanzi ari muri operasiyo y'umurozi yasaze bishyize hamwe n'amajyepfo n'amajyaruguru bihuje kugira ngo bakurambike. Yego mushumba wenda tugana ku musozo tuzagarukana pati ya kabiri bitubwireho nanone kuko kino kintu abantu tugomba kugisobanukirwa cyane. Unyemerera ngashira akantu gato kuro tunyerera ukabona imagine ko nanyereye kwako ugeze yondera ku mutumba ukabona ugize ubunyerere utagira rutangira. Ni ikimenyetso cyerekana ko barimo bagutwaza igitugu. Reka twarekera kuri aho konyine gusa kunyerura byumva shonyera wambaye inkweto kuko umuntu anyereye agwa hasi ariko si ukunyerera gahoro nko kunyerera ukabona uranyereye kabisa ku buryo abantu bakuvugiriza akaruru. Ibyo bihuze no kurota ubona abantu bavuza induru bari ku musozi bakuvugiriza induru. So urumva nibyo nshaka guhuza kugira ngo ejo tuzakomeze tuvuga ku nzoka, tuvuga kubona bakurasa, gusubira mu ishuri rya kera, imbeba zikurira imyenda n'ibintu byinshi twazasobanura. Baba biteguye kubyumva, bazitegura kubona urumwa n'imbwa, bategure kwitegereza kubona ukubitwa cyangwa bakurasa urwana, kubuziritse cyangwa ufungiranye ahantu, ikindi kurota bakogosha, ikindi kurota ubona amaraso. Mu kiganiro gikurikira ibyo ni bimwe mu nzu ariko turaza gusobanura deep. Yego ndagushimiye cyane. Murakoze. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.